Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuza bene data abakunzi ba Naweza TV. Ndabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Haleluya. Umwami Imana abaho umugisha. Ndagarutse kandi imbere yanyu Mama Matilda. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uwiteka abarebana amaso y'imbabazi. Haleluya. Reka dutangire dusenga. Data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, turaguhimbaje nyagora ku ngoma, duhaye icyubahiro izina ryawe rikomeye. Tugushimiye kurinda kwawe kwiza mwami, wabanye natwe, waturinze, waturengeye. Ndagushima ko iminsi itambutse yose waturinze Mana, ngewe n'abakunzi ba Naweza TV. Twese twabonye ineza yawe n'urukundo rwawe. Muri uyu mwanya rero data tuguhaye ikaze. Ngwino ubane natwe, uterane natwe. Mwuka wera tuguhaye ikaze. Data tuyobore, reka twugirireho umugisha. Mwuka wera uganiriza imitima yacu, ni wowe ujya urondora ibyo mu mitima y'abana b'abantu. Niyo mpamvu tuguhaye umwanya, tuguhaye icyubahiro. Ntihagire umwana w'umuntu uhabwa icyubahiro. Icyubahiro ni icyawe. Mana ikomeye, ukora imirimo n'ibitangaza muri uyu mwanya w'umugisha kandi w'agaciro kuganira n'ubwoko bwawe. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Haleluya. Reka rero dufate Bibiliya zacu, dusome ijambo ry'Imana. Bari hafi ya Bibiliya, mfate Bibiliya zanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nkunda kubivuga, iyo nsoma hano ijambo nawe urisoma, hagera umwanya wo gusobanura nawe wasomye ijambo birakorohera kurushaho kuryumva. Amen, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo ibikurwanya byiyongeranya, humura Uwiteka kubereye maso. Haleluya. Nubwo ibikurwanya byiyongeranya umunsi ku wundi cyangwa umwanya ku wundi, humura Uwiteka kubereye maso. Yego nibyo, intambara zikubanye nyinshi, ibikomeye ni byinshi, ibikujije amahoro ni byinshi, indwara ziraza, zaba zitarashira hakaba haje amadeni, byaba bitarashira hakaba hari ibibazo mu mashuri y'abana, yaba bitararangira hakaba habaye izindi ntambara. Mbega ibikurwanya ni byinshi, biriyongeranya, mu kazi kawe ntibigenda, ibigoye ni byinshi, mu murimo w'Imana yenda hari bitagenda ku bakora umurimo w'Imana. Nubwo ibikurwanya byiyongeranya umunsi ku wundi, ukareba ukayoberwa aho wanyura nuko wabigenza, ariko naje kukubwira ngo bireke byiyongeranye kuko wizeye n'umunyamaboko. Haleluya. Ubwo ibikurwanya byiyongeranya, humura Uwiteka kubereye maso. Imana wizeye irashoboye. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi ibice 27. Duhere ku murongo waho wa mbere ndaza kubabwira aho tugeza. Haleluya. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinda umushyitsi? Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Cyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azashyira hejuru amagarike ku gitare. N'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambire ibitambo by'ishimwe mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umugabo witwa Dawidi. Dawidi yari umugabo ugira kwizera cyane, yarazi imbaraga z'Imana, yarazi gukomera kw'Imana, yarazi ko kubaho kwe kuri mu biganza by'Uwiteka. Yahoraga agira intambara nyinshi, yagiraga abanzi benshi, yagiraga ibikomeye byinshi bibabaza ubugingo bwe. Yari umwami ariko yahoraga mu ntambara, abami bagenzi be bamurwanya, ngaho mu gihugu habaye ibibazo ibintu, yahoranaga intambara z'urudaca, ariko akagira kwizera Uwiteka. Haleluya. Niba wakurikiye neza rino jambo we wasomaga, aravuga ngo nawe intambara zambaho nyinshi, nawe intambara zambaho, no muri zo nzakomera, no muri zo nzikomereza ku Uwiteka. Nawe ibindwanya byakwiyongeranya bikisukiranya umunsi ku wundi, Uwiteka azampisha. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka azampisha. Aravuga hano ku murongo wa 3 ngo ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa.
haleluya. Ubwo abanzi banjye bantereraga kumaraho barasitaye baragwa ko Uwiteka yarandwaniriye. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nuko nzajya mba mu nzu y'Uwiteka, nuko nzajya nkomeza nkamwizera, nuko nzajya nshoboza nkaguma kugendana nawe, nkaguma kumuhanga amaso, kuko Uwiteka niwe undwanirira. Yesu nashimwe ngo Uwiteka niwe ngabinkingira, wombera igihome kirekire. Haleluya. Dawidi yarazi kugira neza kw'Imana, yarazi imbaraga z'Imana. Dawidi yari yaragendanye n'Imana, abona kugira neza kwayo, abona imbaraga z'Imana. Aravuga hano ku murongo wa mbere ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, yewe nzatinya nde? Dawidi. Naho naba ndi mu mwijima, naho naba ndi mu bikomeye biruhije umutima, Uwiteka azambera umucyo. Naho naba ndi mu gihe cyo kurira, mu gihe cy'akaga n'agahinda, Uwiteka azambera amahoro. Mbese nzatinya nde? Mbese nzatinya iki? Uwiteka mbereye ibyiringiro bizima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi nkiriho. Iminsi nkiriho nzaba mu nzu y'Uwiteka, nzizera Imana, nzavuga kugira neza kw'Imana, kuko nabonye Imana. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nubwo intambara ari nyinshi n'ibikomeye ari byinshi, nubwo hazaza n'ibindi, ariko cyama Mana umutima wanjye ukawurinda sinkabura ibyiringiro, cyama Mana umutima wanjye ukawurinda sinkabe kure yawe. Haleluya. Icyama Mana ukanshoboza, haleluya, gukomeza kugendera mu nzira zawe. Ati icyo nicyo nsaba, ngo nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe, kuko ku munsi w'amakuba. Umurongo wa 5 aravuga ngo kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Kuko munsi w'amakuba yanjye ngewe Dawidi, Uwiteka azandindisha kumpisha mu ihema rye. Uwiteka azambera ubwihisho. Ibikomeye bizaza, intambara zizaza, abanzi bazaza, ibindwanya bizaba byinshi, ariko muri ayo makuba Uwiteka azampisha mu bwihisho bwe, mu ihema rye niho Uwiteka azampisha, kuko azambera ubwihisho. Abazantera bazasitara, bazananirwa, kuko Uwiteka azambera ubwihisho, Uwiteka azambera ibyiringiro. Haleluya. Mwene data ndagira ngo mvugane nawe, wowe yuhuye n'ibibazo, ninde ukubera ubwihisho? Wiringira nde? Wiringira iki? Birakwiriye ko wiringira Uwiteka kandi umutima wawe ugakomerera ku Uwiteka, kuko Uwiteka niwe bwihisho bw'abamwizera. Uwiteka niwe gitare gikomeye, niwe gihome kirekire kidukingira mu makuba no mu byago. Haleluya. Dawidi abivuze neza, aravuga ngo naho intambara zambaho nyinshi, no muri zo nzakomera, kuko Uwiteka abambira amahema kuntabara. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka niwe untabara, niwe undengera, niwe undwanirira, niwe umvuganira. Haleluya. Nagira ngo nkwibutse mwene data, nubwo ibikurwanya byisukiranya, nubwo byiyongeranya, nubwo ingabo zabambira amahema kukurwanya, nubwo abanzi bakwiremera imitwe ikomeye kukurwanya, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe ni Imana ikomeye. Zihorera izo ntambara ziyongeranye, byihorera ibyo bikurwanya, izo ntwaro zacu kurwanya ziyongeranye, zibe zikomeye ari n'izakirimbuzi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana wizeye iri hejuru yabyo. Imana wizeye humura, ikubereye maso. Icyangombwa nuko usuzuma umubano wawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ukaba uri mu mwijima nk'uwo Dawidi yari arimo, ariko Dawidi yaratuye n'akanwa karavuga ngo Uwiteka azambera umucyo. Naho naba ndi mu mwijima, Uwiteka niwe mucyo wanjye. Naho naba mfite intege nkeya, Uwiteka niwe mbaraga zanjye. Uwiteka azandengera, azandwanirira, azantabara. Nawe rero mwene data, birashoboka ukaba uri mu mwijima uyu munsi, umwijima w'uburwayi. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko uri mu mwijima w'abanzi bakugose bakurwanya. Birashoboka ko mu kazi intambara ari nyinshi, ukaba ubona umwijima ucuze mu kazi kawe. Mu rugo birashoboka yuko ubuzima bugoranye, ukaba ubona uri mu gihe cy'umwijima, wenda umwijima uracuze.
muri business yawe wenda birashoboka ko hacuza umwijima bitagenda neza, uri mu bihombo. Abantu benshi corona yabateje ibihombo, haleluya. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, Uwiteka niwe mucyo wawe, Uwiteka niwe mucyo kuba mwizera. Icyo ukwiriye gusaba Uwiteka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka, ni ukugendana nawe, ni ukumwiringira. Icyangombwa ni ukudakura umutima wawe ku Uwiteka, ukaguma kwizera Uwiteka, akakubera ibyiringiro bizima, haleluya, akakubera imbaraga n'agakiza. Dawidi rero icyo yarushaga benshi ni ukwizera Imana, ni ukumenya imbaraga z'Imana, no kumenya gukomera kw'Imana, haleluya. Avuga ati nubwo naba ndi mu mucyo, mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Nawe ingabo zabambira amahema kuntera, Uwiteka azandindisha kunshira mu ihema rye, mu bwihisho bwe. Uwiteka niwe bwihisho kuba mwizera, haleluya, haleluya. Rero nshuti yanjye, humura, naje kukubwira ngo uwo mwijima ucuze mu butunzi bwawe, wo ngo uri mu rugo rwawe, Uwiteka araje kubera umucyo, Uwiteka araje atunganya ibyo bidatunganye, haleluya, haleluya. Ahubwo wowe mwikomerezeho, mwisunga kubera imbaraga, mubwira gufata ukuboko akuyobore, inkingi z'umutima wawe ntizikuke. Komereze kuri we, wiringire we, uhanga amaso Uwiteka, azakubera ibyiringiro bizima. Bwana sifiwe sana. Yesu wacu ahabwa ikuzo n'icyubahiro. Imbaraga zacu nta handi tuzikura ku Uwiteka, gutabarwa kwacu nta handi kuva. Nibyo rero Dawidi yavugaga ahangaha, aravuga ati ngewe Dawidi ikintu nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Ikibi, icyago gikomeye n'ibibazo byawe byaba ari ukuva mu nzu y'Uwiteka, byaba ari ukuri ibyiringiro ku Mana, byaba ari ukutagendana n'Imana neza, byaba ari ukuba hagati yawe n'Imana hari agatotsi gahari cyangwa akabazo. Aho ngaho ibyawe byaba bikomeye. Ariko niba wumva hagati yawe n'Imana nta kintu kirimo, niba wumva ugendana n'Imana uko bikwiriye, niba wumva Uwiteka kwishimira, menya neza yuko azakurengera. Menya neza ko urugamba uriho atari urwawe, intambara ntabwo ari iyawe, intambara ni y'Uwiteka. Kuko niba unezeza umutima we, nawe azakurwanirira, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Narabibonye muri ubu buzima, hari igihe umwijima w'icuraburindi ubudika ku buzima bwawe, budika ku rugo rwawe. Yesu nashimwe cyane. Njyewe ukubwira nanjye, umwijima umaze iminsi ubuditse ku buzima bwanjye. Bibaho muri iyi si, tunyura mu misozi no mu mataba. Hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira, hari igihe ibintu biba bimeze neza n'igihe biba bitameze neza, hari igihe umucyo ari mwinshi n'umunezero ari mwinshi, ariko hari igihe umwijima uza. Ariko muri ibyo bihe byose jya usuzuma umutima wawe, ntukajye kure y'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Nanjye rero maze iminsi ndi bugihe mbona umwijima mu buzima bwanjye. Kubera iki? Nararwaye COVID. Maze igihe ndwaye COVID, numva ncitse intege mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Numva buryo utameze neza ku mubiri no mu mwuka ntabwo umeze neza. Ibiturwanya ni byinshi, biriyongeranya, birisukiranya. Nanjye nagize icyo gitero cya corona kingeraho, mbona umwijima urabuditse mu buzima bwanjye. Numva ngizemo no gushidikanya, numva ngizemo no kwiheba. Turi abantu tujya tugira intege nkeya, ariko hamwe nuko nari mfite intege nkeya, aho narindi narageragezaga nkumva mfite intege nke mu buryo bw'umubiri, sinshoboye gusenga, ariko ibyiringiro nkagerageza kubishyira ku Uwiteka, nkavuga Mana, nzi ko ushobora byose kandi nta kirogoye imigambi yawe. Byari ibihe bikomeye, nta nubwo nabashaga gukora byinshi, yewe wenda n'ijambo sinashoboraga kurisoma uko bikwiriye. Ariko niyo mpamvu twibikira ijambo ry'Uwiteka mu mitima yacu, kugira ngo mu gihe gikwiriye ritubesheho. Yesu ashimwe cyane. Rya jambo wibikira mu mutima wawe, nubona uri muzima, ubona umeze neza, soma ijambo ry'Imana, senga, wibikira amasengesho. Iminsi yo kugotwa itaraza, kuko hari igihe bitashoboka. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe tubeshwaho nayo twasenze, nka kwa kundi wibikira kuri banki amafaranga, igihe udashoboye gukora yayandi akagutunga, ukajya ukurayo dukeya ukavungura, ukagura iki ukavungura, ugakora ibi. No gusenga nuko nguko, no gukorera Imana nuko, no gusoma ijambo nuko. Ugira gutya aho uryamye uhondobereye, ufite intege nkeya, ukumva ijambo rivuyeyo, ukumva Imana izanye ijambo mu mutima wawe ngo humura ndi kumwe nawe, cyangwa ngo ntabaza nzagutabara. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa ngo sinzagusiga sinzaguhana, iryo rikagukomeza, rikakongera intege mu bugingo, ukumva ukomereye ku Uwiteka. Uwiteka akaguhisha mu bwihisho bwe. Yesu ashimwe cyane. Rero umwijima ubaho, ibi ngibi mvuga ndabizi, narabibonye, ndi umugabo wo kubihamya. Igihe cy'umwijima kibaho,
igihe cy'ibiturwanya byiyongeranya byisukiranya bibaho. Yesu nashimwe cyane. Rero nubwo bicurwa byinshi, nubwo biturwanya byiyongeranya, imbaraga z'Imana zirahari. Nubwo aho nari ndyamye ntari nshoboye gusenga, nubwo aho nari ndyamye numvaga rwose ntameze neza, ariko nararyamaga nkagira inzozi, nkumva ngize ihishurirwa, nkumva Uwiteka ari kumwe nanjye, Imana nkumva irampumurije. Kubera iki? Ibambira amahema kudutabara, itubera amaso mu bihe bikomeye. Uwiteka niwe mutabazi wacu, niwe byiringiro byacu, niwe mbaraga zacu. Yesu ashimwe cyane. Arongera aravuga Dawidi hano, sinzi ko wahumvise umurongo wa 5, ndashaka kuhasubiramo ahantu handyoheye, ngo kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumisha mu ihema rye. Ndakubwira ngo muri iyi minsi nabonye uburyo Imana irindisha umuntu kumuhisha mu ihema ryayo. Suko ntari nzi ko Imana igira neza, nagiye mbona ineza y'Imana mu buzima bwanjye, nagiye mbona gukomera kw'Imana, ariko hari igihe Imana ishaka kukugwiriza ubuhamya. Hari igihe Imana ishaka kukwereka urundi ruhande rwayo utaruzi. Ahari aho Imana yararetse iyi COVID ingeraho kugira ngo inyereke urundi ruhande, inyereke buryo kimisha mu bwihisho bwo mu ihema ryayo, inyereke uburyo intwaro nubwo ziyongeranije zindwanya, nubwo intambara zimbayeho nyinshi, inyereke uburyo kikora ibikomeye. Benshi bararwara korona bagapfa, benshi bamerewe nabi n'uyu munsi, ariko irandinze, irandengera, impaye ibikwiriye bikenewe muri icyo gihe kugira ngo mveyo ngwije ubundi buhamya, nongere nkore umurimo ku rundi rwego. Shuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ibyo unyuramo ni kubw'icyubahiro cy'Imana. Ibyo unyuramo ni kubwo kugira ngo wongere kumenya Imana ku rundi ruhande. Ntiwemere ko bigushyira kure y'Imana, ntiwemere ko biguhahamura ayo madeni, ibyo bihombo mu kazi kawe. Ni ukugira ngo ubone urundi ruhande rw'Imana, ni ukugira ngo umenye izindi mbaraga z'Imana. Hari igihe ngira ngo Imana ibona tuyimenyereye, hari igihe tuba tuzi Imana irinda impanuka, wenda koko Imana yakurinze impanuka, ukaba uzi ko Imana ishobora gushoboza abana bawe bakiga bagatsinda, ariko ukaba utararwara uburwayi ngo bukugeze kure. Ubona umuntu arapfa aha, undi arapfa aha, undi arapfa yishwe n'ubwo burwayi. Nibwo wongera kumenya yuko Imana, burya Imana yacu ikiriza no mu rupfu. Yesu ashimwe cyane. Rero nagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, no muri uwo mwijima, no muri ibyo bibazo, no muri ibyo bikomeye, komeza wizere Imana. Izagushira mu bwisho bw'isumba byose, izaguhisha mu ihema ryayo, izakurengera. Yego biriyongeranije, yego nibikomeye ni byinshi. Ushaka kuvuga uti uyu mubyeyi ntabwo azi ibihegewe mpitamo, simbizi ibyo unyuramo, simbizi. Icyo nzi cyo, nzi yuko Imana ishobora byose. Birakomeye ni byinshi, biteye n'ubwoba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana igitera ubwoba ibiduteye ubwoba. Imana igihaguruka, igahagurukana imbaraga, igashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Imana igihaguruka mu kazi bakugambaniye, abanzi bateranye kugira ngo wirukanwe akazi. Yesu ashimwe cyane. Imana ikanyuranya ibintu, Imana ikanyuranya ibi, igatera impamvu zituma utirukanwa. Wenda wa undi washaka kukwirukanisha akaba ari wowe wirukanwa, cyangwa mu mwanya wo kugira ngo wirukanwe ukazamurwa. Yesu ashimwe cyane. Icyo naje kukubwira ni uko Imana yacu ari nyamaboko. Ibikurwanya yego ni byinshi, ariko Imana irashoboye. Umenye neza ko nta kirogoye imigambi yayo. Ibyo Imana yakugambiriyeho bizagusohoraho. Icyo ngusaba nshuti yanjye, ongera kwizera Imana, ongera kwisuzuma. Yesu ashimwe cyane. Ongera gukomerera ku Uwiteka, ongera ukorera Imana, ongeranye ibihe byo gushaka Imana, kuko utazi kizaba ejo ari ikihe. Kuko utazi ko wenda ejo utazashobora uko gusenga cyangwa gusoma ijambo. Korera Imana aho uri hose mu kazi. Hesha Imana icyubahiro mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo cudika Imana, igagucudika Imana, igagucudika Imana. Yesu ashimwe cyane. Kwa kundi inshuti yawe isanzwe igira ibibazo ukabura amahoro, ese wibaza yuko Imana yacu iyo tugize ibibazo igubwa neza, yishima, iravuga iti umwana wanjye arababaye, ikazi kaguhumuriza, ikazi kakurengera, ikazi kagutabara, ikazi kakurwanirira. Haleluya.
Yesu nashimwe cyane. Iyi Mana bene data niyo kwizerwa. Iyi Mana ni nyembaraga. Uko Dawidi ivuga nuko yagiye abona Imana. Nanjye mbonye Imana muri bino bihe. Ariko ndabizi ko nawe ubonye Imana. Ndabizi ko nawe hari ibyo gukoreye mu buzima. Ndabizi ko kuba ugihumeka byonyine hari amahirwe yo kugirirwa neza. Kuko iyo ugihumeka ukiri muzima buri umukandida w'ineza y'Imana. Imana ibifite kukugirira neza. Ariko wamaze kugera ahacecekerwa ibyo biba byarangiye. Rero ndakwinginze komerera ku Mana uyikomerezeho umenye neza ngo ubwo Uwiteka kimpaye amahirwe nubwo mbona hari umwijima mu byanjye, nubwo mbona ibyanjye bitagenda uko nabyifuzaga, nubwo mbona ubushomeri bumbayeho karande, ariko Uwiteka uri mu ruhande rwanjye arakomeye. Imana nizeye ni nyamaboko ishobora byose. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka rero aguha umugisha mwene data, ukomerere kuri we umuhanga amaso, azakurindira mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye. Uwiteka azakubera ibyiringiro, Uwiteka azakubera imbaraga, Uwiteka azakubera agakiza, Uwiteka azakurwanirira, Uwiteka azatanga ingabo zipfe ku bwawe. Haleluya. Wowe upfa kubugendana nawe uko bikwiriye, umwizera, umwubaha, umuhanze amaso, nawe azakugirira neza. Dawidi abivuga neza, haravuga ngo umutima wanjye ntuzatinya naho abantu bakwishyirira hamwe kundwanya, naho ingabo zakwishyirira hamwe zikomeye kundwanya, umutima wanjye ntuzatinya. No muri izo ntambara umutima wanjye ntuzatinya, kuko Imana nizeye ni nyamaboko. Bwana sifiwe. Imana twizeye ni nyamaboko, Imana twizeye ni Imana itananirwa, Imana twizeye ni Imana rubasha, Imana ikiza. No mu gihe ubona urupfu rwakugezeho Imana ikagukiza, no mu gihe ubona ibyawe byadogereye Imana ikarema amateka make, Imana ikabihindura, kubera ko ububasha n'ubushobozi biri mu kuboko kwayo. Nshuti yanjye rero mwene data, ongera kwikomereza ku Mana, ongera kwizera Imana, ntukemere jya urwana urugamba rukubuza kwegera Imana. Jya urwana intambara ishaka kugushyira kure y'Imana, ibiguca intege, bigucogoza. Burya hariya niho Satani adufatira. Iyo wamaze kujya kure y'Imana aba yagushoboye. Haleluya. Iyo wamaze kujya kure y'Imana aba yagushoboye, nibwo aba yakubonye neza. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo ubanye n'Imana neza, iyo wikomereje kuwiteka, nibikomeye bikaza, Uwiteka bari we ntwari ku rugamba, Uwiteka bakubereye maso, Uwiteka ntabwo yagusiga. Umwizeye, umwiringiye, azaguhisha, azagushyira mu bwihisho bw'isumba byose, mu ihema rye niho azaguhisha, azakubera inkomezi n'inyunganizi. Izere Uwiteka rero umwisunge, nawe azakugirira neza, kuko ntabwo ajya atererana aba mwisunze. Yesu ashimwe cyane. Ndiho rero ndarangiza nkubwira ngo nubwo ibikurwanya byiyongeranya, menya neza ko n'imbaraga z'Imana zo kugutabara ziriho ziyongeranya. Haleluya. Menya ko imbaraga z'Imana zo kugutabara nazo ziriho ziyongeranya. Uraza gutungurwa n'ineza y'Imana, uraza gutungurwa n'imbabazi z'Imana. Ikomereze kuri yo uzabona ineza y'Imana. Humura, Uwiteka arashoboye. Imana iguha umugisha. Bakunzi ba Naweza TV, mwongere kugira umwete wo gusharinga ijambo ry'Imana. Ijambo bawumviye hano jya wibuka kurigeza kuri mwene data. Ayo mayinite uyakoreshe, dufatanye umurimo nk'uko duhora dukorana. Ndabashimira ko dukoraniye umurimo. Ijambo ry'Imana ndaribona ko murigeza hirya no hino, kugira ngo dukomeze twubake imitima y'abantu binyuze muri iri jambo. Tubwire abantu gukomera kw'Imana, tubwire abantu ko Imana ikiza corona, jewe yarayinkijije, ndiho ndaguhamiriza. Tubwire abantu ko Imana ikuraho umwijima mu buzima bw'umuntu, abantu bakomerere ku Mana. Haleluya. Imana iguha umugisha. Reka ngusengere kugira ngo ijambo ry'Imana rikomerere mu mutima wawe. Ndagushimiye Nyiringabo Imana ikomeye, Mana nzima, Mana nziza, uruwo kwizerwa, uruwo kwiringirwa. Tugushimira ijambo ryawe data uduhaye kuri uyu mwanya mwami. Gira neza ubwoko bwawe Mana, abakunzi ba Naweza TV aho bari hose mwami. Nzi kuri mugari kandi ufite imbaraga, ugera hose kandi ushoboye byose. Tabara abantu bawe, ubahoza amarira, abarwayi bakize, narakubonye uri Imana ikiza. Abashonje bagaburire, narakubonye uri Imana ifite byose. Abarengana barenganure. Papa, kugira neza kwawe ni kwinshi. Sura buri umwe wese umuhaze mu cyifuzo afite, agirirwe neza nawe. Twese tugire kugushima no kuguhimbaza no kugushyira hejuru, kuko Imana yacu utunze byose dukeneye. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Amen.